Ibihe byiza amahoro y'Imana na Nyagasani akomeze kubana namwe kuri mwe mudema gukurikira gahunda n'ibiganiro bya Yesterday 250 ndagira ngo muraza kwinyuma tugaruke kuri aya makuru yakomeje kugenda atangazwa ku bitangaza makuru bigiye bitandukanye nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa na UR ndetse kandi bikagaragazwa na neza ku byakomeje kugira bitangazwa ndagira ngo amashuri akaba ari imbanyishe cyangwa se mu byukuri ibizamini bikaba biri hafi kuba byashyirwa mu bikorwa ku byakomeje kugenda bitangazwa ndagira ngo turebe inama ya ministeri yakomeje kugenda iterana ndetse kandi kananzura ibyemezo bigomba kuba byafatirwa abanyeshuri kubakomeza kugenda bagaragaza imyigire idahwitse ariko kandi nese yakomeje kugenda ishishikariza ndetse kandi kanahwitura abanyeshuri ibabwira ko bagomba kuba bakiga bashyizeho imbaraga irakomeza kugenda igaragaza amahirwe ku bagiye gukora ibizamini bisoza umwaka w'amashuri wa gatandatu yisumbuye umwaka w'amashuri wa gatatu yisumbuye umwaka w'amashuri wa gatandatu abanza ndetse kandi irakomeza kugenda itanga imbuzi cyangwa se kuburira aba banyeshuri bagiye kuba bakora by'umwihariko ibizamini navuze haruguru aba banyeshuri mugomba kwiga mushyizeho umwete kuko amanota yarongerewe ariko kandi nesa irakomeza kugenda igaragaza ko hari n'amahirwe ku bagiye gukora ikizamini cy'umwaka w'amashuri wa gatandatu yisumbuye by'umwihariko abanyeshuri bagiye guhabwa amahirwe akomeye cyane hari abazotoranwa cyangwa se abazagira amahirwe bakaba batsinda ku kigero gishimishije harimo abana bagiye kujya bajyanwa kwiga muri Amerika ndetse no mu Buhinde bitewe n'amanota bagize byose nibyo tugiye kuba turebaho by'umwihariko turaza kuba twihanangiriza abarezi abadelegiteri ndetse n'ababyeyi bakomeza kugenda batanga uburezi bubi ku bana uraza kuba mu by'ukuri usanga by'umwihariko icyakomeje kugenda kibandwaho ari abarezi abadelegiteri by'umwihariko bakomeza kugenda birukana abana ku mashuri babasiza kubera ko badafite amikoro yo kuba bakishyura amashuri. Leta y'u Rwanda irongera gutanga imbuzi cyangwa se kuburira abarezi n'abadelegiteri bakomeza kugenda birukana abana ku mashuri babasiza kubera ko mu by'ukuri ngo badafite amafaranga ya minerivare cyangwa se amafaranga nk'inyishyu y'ishuri. Ahangaha Leta y'u Rwanda yongera kwibutsa buri murezi wese cyangwa se umudelegiteri wese w'ibigo runaka bamubwira ko mu by'ukuri umwana w'igihugu cy'u Rwanda wese umutungo cyangwa se icyo u Rwanda rugomba umwana w'igihugu cy'u Rwanda n'ukwiga bityo rero ntabwo umwana agomba kwirukanwa bitewe n'uko ngo yabuze amafaranga y'ishuri kubera ko umwana ntabwo akorera amafaranga umwana mu by'ukuri icyo leta yamushinze nukuba yakiga. Inesa iragaragaza iti mu gihe umwana yabuze by'umwihariko inyishyu cyangwa se icyo agomba ishuri ntabwo yirukanwa ahubwo hamagarwa wa mubyeyi ushinzwe kumurera wa mubyeyi bakamuganiriza impamvu atatanga amafaranga kubera ko ababyeyi benshi barakomeza kugenda bagaragaza ko rimwe na rimwe impamvu batishyura amafaranga y'ishuri hari igihe baba babuze aya mafaranga nushyiraho ibibazo bya mituweli cyangwa se izamuka rya mituweli ryakomeje kugenda rizamuka ukabifatanya n'amashuri benshi barakomeza kugenda bagaragaza ko gufatanya mituweli n'ishuri ugasanga ufite abana 3 4 5 wishyurira ishuri uraza gusanga ari ikibazo gikomeza kugira mu by'ukuri kisubiramo cyane. Minisiteri y'uburezi irakomeza kugenda igaragaza ko nta murezi cyangwa se umudelegiteri ufite uburenganzira bwo kwirukana umwana akamuvana mu ishuri akamutesha kwiga akamubyukuri yamubwira ngo nasoke atahe. Ahangaha uramutse ufashwe ni ikibazo gikomeye cyane ndetse kandi namwe bana babyeyi mukaba muzi mukicarira ikibazo nk'iki ngiki hari ikigo kirukana abana mukaba mubizi hari n'abana mu by'ukuri amakuru yakomeje kugenda ajya hanze agaragaza ko ngo hari abana birukanwe bakavanwa mu ishuri no kuba ngo babuze amafaranga y'ishuri. Nimba wicaranye aya makuru kaba mu by'ukuri uyihererana andika muri comment tuze kwa dukora uvugizi kuri icyo kibazo gikomeza kugenda kigaragazwa ariko kandi abarezi n'abadelegiteri mufatanye n'igihugu cy'u Rwanda murere abana mu by'ukuri kuko turashaka abana bize ntabwo dushaka ibimayibobo mu gihugu cy'u Rwanda turashaka abana bafite values bahereza igihugu cy'u Rwanda values bari hard work. Mu by'ukuri nimba uzi umurezi cyangwa se umudelegiteri cyangwa se ikigo runaka kirukana abana kibasiza amafaranga y'ishuri kikababuza kwiga byandike mwaho ngaho ubutaha tuzajya mu by'ukuri tubikoraho ubusesenguzi cyangwa se tuzajya tubikoraho ubuvugizi. Ubwo ngubwo nibyakomeje kugenda bigaragazwa ariko kandi nesa yakomeje kugenda yibanda ku bana bari kirukanwa ku bana by'umwihariko bagiye gukora ikizamini cy'umwaka w'amashuri wa gatandatu yisumbuye w'amashuri wa gatandatu abanza w'amashuri wa gatatu yisumbuye. Aba bana mu by'ukuri ngo nimwe mufite imbaraga nimwe mufite ibibazo bikomeye cyane icyo mugomba kwa
mwakora no kwiga muri hard work cyangwa se mu by'ukuri mugakora cyane, kubera ko nese yavuze ko nta tolerance cyangwa se nta kubarira kuzongera kugaruka kuri abana bazatsindwa batabona amanota 50%. Nutabona 50% mu mwaka w'amashuri wa gatandatu yisumbuye, mu mwaka w'amashuri wa gatandatu abanza, mu mwaka w'amashuri wa gatatu yisumbuye, biravugwa neza ko uzajya usibywa ndetse kandi ukaba wakora repeat mu mwaka uri kuba wakigamo. Biragatsindwa kubona umubyeyi yafashe amafaranga yakikokora, washyiraho n'ikibazo cya mituweli kikomeza kugena kigaragaza ko kirimo kuzamuka, ugasanga mu by'ukuri umwana ntabwo ari kwiga neza, ugasanga umubyeyi arakugaburiye mu mwaka wose, umubyeyi ashatse udufaranga arakwishyuriye mu mwaka wose, umubyeyi mu by'ukuri aguhaye aho kurara, aguhaye buri kimwe cyose, ariko ukamwitura gusibira. Bana b'igihugu cy'u Rwanda, bana turera dufatikanyije n'ababyeyi ndetse n'abarezi b'igihugu cy'u Rwanda, nimugaragaze ubushake nk'uko Perezida His Excellency akomeza kugenda bigaragaza, avuga uti turashaka abana bafite umutwe ufite ubwenge butekereza neza, babana bazazamura idarapo ry'u Rwanda bakarizamura ku isi hose, mu by'ukuri isi yose ikama yamenya igihugu cy'u Rwanda. Ariko kandi nesa by'umwihariko irakomeza kugenda yihanangiriza abana b'abanyeshuri bakomeza kugenda bakubita abarezi, aba bana bakubita abarezi, abana bafite ubunyagasozi mu mitwe yabo. Nesa irakomeza kugenda igaragaza by'umwihariko n'urwego rwa RIB rurakomeza kugenda rugaragaza ko igihe icyo ari cyo cyose umwana yihandagaje agafata inkoni akabumba ugutoki mw'ingumi agakubita umurezi, navuga ko uri kumuremamo ejo hazaza cyangwa se uri kumuhereza uburezi, akihandagaza agakubita abarimu. Ndagira ngo ni ikibazo gikomeje kugenda kigaragara cyane nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa na Mineduc Lasiranas. Barakomeza kugenda bagaragaza ko abana mu by'ukuri imitwe yabo ntabwo iri kuba yafata neza, ahubwo bakitura ikuba bakubita abarimu bari kubahereza uburezi. Nesa ifatikanyije na Rwanda Investigation Board cyangwa se RIB barakomeza kugenda bihanangiriza aba bana bari gukubita abarezi bari kubaha uburezi, bakababwira uti ahangaha ni ukuzajya ukatirwa ukazajya kugororerwa muri gereza cyangwa se ukazakurira muri gereza, kubera ko ntabwo wahabwa diplome udafite amanota. Birakomeza kugera byumvikana ko nimba urimo kuba wakiga ukifata ugakubita umurezi, ahangaha byamaze kuba ikibazo gikomeye cyane. Nyine turibaza niki cyatuma mu by'ukuri leta y'u Rwanda uza kuyitura kuyifata ukayikubitira abarimu. Nimukumve rega tubwira abarezi ngo nibareke kubakubita, nimukumve tubwira abarezi ngo nibabarere mu by'ukuri babahereza uburere baze kwa mu by'ukuri bababwiza umunwa, baze kwa babacyahisha umunwa, kubera ko burya twasanze inkoni rimwe na rimwe ivuna igufa ntivuna ingeso. Ariko nimukomeza aya makosa mukomeza kugenda mukora, inkoni irasubiraho da, inkoni iraza gusubiraho, kubera ko murakomeza kugenda mukora erreur ikomeye cyane, mugasanga nyine muri gukubita abarezi mubazize iki. Umurezi uri kumukubita yagutwaye iki? Kuba umurezi akubwira ngo genda ukore etide nawe ukitwaza uti narashushije, cyangwa se mu by'ukuri ngo ngewe namaze kuba na reportinga ibyangombwa byanjye binyemera gukora ikizamini cya leta, nagukubita ubundi ngataha, ubundi nkazakaruka nza gukora ikizamini cya leta. Birumvikana ko ibingibi bigiye kuba uyu mwaka gusa, ariko bana bandi muri kwa mu by'ukuri mwakiga by'umwihariko mu wa mbere primaire, mu wa kabiri primaire, by'umwihariko mu wa gatatu primaire, mu wa kane primaire, mu wa gatanu primaire, mukazagira mu wa gatandatu mugatangira kwigira ibihazi. Birumvikana ko ahangaha icyo uzajya ukorerwa nuko mu by'ukuri bongera kujya muri document, kuko n'ubundi aho ziba zabitswe biba bigishoboka ko n'ubundi twajyemo tukaba twakora check up tukareba uyu mwana tukahita tumukuramo, kuko uyu nguyu abakomeza kugira byo agaragaza imico itari myiza. Ntabwo uyu nguyu wamuha diplome ngo ajye muri societe n'ubundi ngo agire icyaza kuba yakigisha muretse kuba nyine akubita. Burya ibintu byose wakora udafite discipline first of all mu by'ukuri igomba kuba iganza by'umwihariko ibikorwa byawe ukora buri munsi. Abana biga mu wa mbere segonderi, mu wa kabiri segonderi, bakagira mu wa gatatu by'umwihariko segonderi bo ntabwo bagifite amashagaga, kubera ko mu by'ukuri bano baba bavuga uti n'ubundi turacyafite urugendo runini. Bakava mu wa gatatu segonderi bakajya mu wa kane, bagira mu wa gatanu, bagira mu wa gatandatu. Abangaba bo ni ibyihebe, ni Al-Shabaab, baragukubita mu by'ukuri bakavuga uti twarashushije icyo tugiye gukora, turagukubita ubundi tuzagaruke tukora ikizamini cya. Hoya muri kwibeshya, reka mbakurira inzira ku
murima babwira uti muri kwibeshya, icyo tuzajya dukora no gusubira muri za document tukareba ese uyu mwana mu by'ukuri afite which behaviors uyu mwana mu by'ukuri zituma akubita umwarimu, kuko uyu nguyu we agiye kujya muri society, agiye guhabwa diplome. Mumbwira diplome tuzandikaho iki? Mukomeza kujya mu by'ukuri mugaragaza gukubita abarezi, mukomeza kugenda mugaragaza gukubita ababyeyi banyu. Vraiment donc ni cyaha gikomeye cyane. RIB nayo yabyinjiye bivuga uti ahanga no kuzajya mu by'ukuri tujya muri document tukareba uyu mwana uko yitwa n'amazina ye tukamukuramo ibyo kwitwaza ngo amaze kudipotinga cyangwa se warashushije. Ntabwo ibi ngibi bizaba bigikora mu gihugu cy'u Rwanda, muri kwa mu by'ukuri musigamo imvune abarezi. Ntabwo byakunda nkuko bikomeza kugenda bigaragazwa na leta y'u Rwanda. Ariko kandi nubwo leta y'u Rwanda ikomeza kugenda igaragaza ku bana, reka dukome urusyo dukome n'ingasire. Nta murezi n'umwe wemerewe kuba akubita umwana mu gihugu cy'u Rwanda. Inkoni ivuna igufa ntivuna ingeso. Ugomba kuba wakoresha umunwa wawe ukaba wahitura uyu mwana mu by'ukuri ukamwereka ko ibyo ari gukora atari byiza, akaba yakisubiraho. Nibikomeza kugenda bigaragazwa. Ndagira ngo nihanangirize cyangwa se ku butumwa bwakomeje kugenda butangwa na neza, by'umwihariko n'ubutumwa bukomeza kugenda bubabaza leta y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Minedike. Ni gute uri umurezi cyangwa se uri umuderegiteri ugafata umwana ukamusura mu ishuri ari kwiga kubera ko ngo yabuze amafaranga ya minerivare, kubera ko yabuze amafaranga yo kwishyura ishuri? Ese reka mbabaze ikibazo kimwe gusa, uyu mwana mwirukana mukamubuza amahirwe yo kwiga cyangwa mukagenda mumujagaraza, uyu mwana kuba ari ku ishuri hari amafaranga ari gukorera? Twe nk'igihugu cy'u Rwanda twohereje uyu mwana kugira ngo agende yige atuzanire amanota meza azazamura idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda hejuru. Uyu mwana azakore ibikorwa by'umwihariko afashe igihugu cy'u Rwanda kuba yakubaka ibikorwa remezo mu gihugu cy'u Rwanda. Nimba umwana yabuze amafaranga yo kwishyura ishuri, wimwirukana murezi cyangwa se muderegiteri. Fata uyu mwana afite ababyeyi, atanafite ababyeyi ni ikibazo gikomeye cyane ukanamwirukana. Ariko rero tukananenga abandi baturage, abaturarwanda mwicarira ibigo cyangwa abarezi n'abaderegiteri mubazi neza ko birukanye abana ku ishuri bakabuza abana amahirwe yo kwiga, mukaba mubicaranye sinzi icyo mubabikamo. Mwatanze ubuhamya, comment ziberewe, andika muri comment wandike ikigo kirukana abana mu by'ukuri kikababuza kwiga, aba bana bakaza kuba bajya kuba ibimayibobo bitewe n'abarezi mu by'ukuri babirukanye babaziza amikoro y'amafaranga y'ishuri. Kuko uraza gusanga umubyeyi n'ubundi yifite ibibazo bigiye bitandukanye, ntabwo bimworoheye, ari kwishyurira abana 2 3 4 5. Yego nibyo ugomba gutanga umusanzu wawe nk'umubyeyi, ariko mu gihe umubyeyi atabonye umusanzu se araza kwa mu by'ukuri haviraho kwirukana umwana? Hoya, ntabwo ari byo. Leta y'u Rwanda ikiteganyiriza by'umwihariko buri mwana wese, Leta y'u Rwanda ikigomba umwana wese w'igihugu cy'u Rwanda ni ukujya mu ishuri akiga, ubundi mu by'ukuri akazaza mu gihugu cy'u Rwanda afite icyo yamarira igihugu cy'u Rwanda. Kubera ko kugira igihugu gifite abana bize, gifite ababyeyi bize, nicyo kizatuma u Rwanda rukomeza kugenda mu by'ukuri ruba the most countries mu by'ukuri rufite abana bafite ubwenge, by'umwihariko abana bakomeza kugenda biga neza. Ariko kandi Leta y'u Rwanda irakomeza kugenda ishakira igisubizo ku bana bari kwiga neza bagatsinda neza, ibashakira igisubizo cyo kuba mu by'ukuri bahabwa amahirwe bakajya kwiga mu Buhinde, by'umwihariko no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe kandi wiga mu 6 segonderi ukaza kubutsinda neza, birumvikana ko Leta y'u Rwanda nayo izagushakira amahirwe ashoboka yose. By'umwihariko hari abana bakomeza kugenda bajyanwa kwiga mu Buhinde, ugasanga ni ibintu byiza cyane bikomeza kugenda bigaragazwa na Leta y'igihugu cy'u Rwanda. Reka babwire ngo bana b'igihugu cy'u Rwanda, barezi dufatikanyije kurera, babyeyi dufatikanyije kurera aba bana b'igihugu cy'u Rwanda, nimunyemerere bityo kandi mu by'ukuri tube hard work, tugaragaze by'umwihariko unity and patriotism mu gihe turi kwa mu by'ukuri twarira abana b'igihugu cy'u Rwanda. Kuko ntabwo zarira umwana w'igihugu cy'u Rwanda umwirukana kubera ko ngo yabuze amafaranga y'ishuri, uzatumiza mubyeyi nawe tanga umusanzu wawe nk'uko bigombwa, nk'uko bikwiye, kubera ko mu by'ukuri uyu mwana kuba ari guhabwa uburezi azagirira igihugu cy'u Rwanda umumaro. Ariko ntibibagirwe nawe ko mu by'ukuri azakugirira umumaro ukomeye cyane kuruta n'igihugu cy'u Rwanda. Bityo kandi reka dufatanye by'umwihariko nk'inzego zose, ababyeyi, abaderegiteri, abarezi ndetse n'abanyeshuri, tuze kuba mu by'ukuri twagaragaza values, nituze kuba twakubita abarezi bari kuma mu by'ukuri baduhereza uburere. Ariko nimba ari ikintu cyababaje Leta y'u Rwanda
cyangwa se medical learners. Mu bushakashatsi bukomeza kugenda bukorwa, abana by'umwihariko bari gukomeza kugenda bigira ibihazi, ariko nkuko bikomeza kugenda bikorwa na medical learners, mu bushakashatsi bukomeza kugenda bukorwa, birumvikana ko ngabana ngo bakimara gushusha, bakimara kubona ngo inkoni zikuweho, ngo bari kwifata bagakubita bagahindukira za nkoni zakubitwaga abana bakazikubita abarezi. Ni ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi ntabwo tukibishaka, kuko ni ubugoryi navuga ko mu by'ukuri leta y'u Rwanda idashaka. Bana bato b'igihugu cy'u Rwanda, nimwitwarike, mugaragaze discipline first of all, kubera ko mu by'ukuri burya ibyo wakora byose, ibyo wageraho byose udafite discipline, reka nkubwire ngo waba uri kuba uta inyuma yawe, kuko ibi ngibi bigiye kujya birebwa, kubera ko n'inkoni n'ibirimba zishobora kuzasubizwa, kubera ko muri gukubita abarimu vrema. Rero mu by'ukuri ni byakomeje kugenda bigaragazwa. Reka nizere ko ibice by'isi byose urimo